izo bataduhaye azaziduha. Abenshi twashatse abadamu tuzi ko bazaduhoza amarira, abandi bashaka abagabo bazi ko bazabahake, ahubwo bakajya babadibura. Hariyo abagabo b'abatekinisiye ku buryo akubitana utazereka pasiteri tikira ku buryo uzakwereka pasiteri ngo dore uko yangize, ntiyakubita mu maso twahita tumutenga ku buryo akubitana akakugurira ikibubu tikura, akakugurira ishakoshi wataka tukavuga ariko mama Rudomo gukora ukuntu umeze neza kandi warashize. Ke abagabo bataduhaye Kristo azazito. Jambo rya kabiri rituma nkumbura uriya munsi, Imana yanjye nzayibona amaso. Ya yindi abashumba batubwirije batuganye, ya yindi mwaririmbye abize Kore Dimanche, ya yindi twigishijwe muri Kore Dimanche, tuzayibona amaso. Tuzayibona amaso ku maso. Hetse ko tutazicara hamwe, cyo najye ukimenya. Ntazubwo uzi ko uzicaye iruhande rwa Aburahamu, uzi urabona wakwicara iruhande rwa Stefani ngo bateye amabuye. Umudiyakoni wa mbere wapfuye azira Kristo bakamurunda amabuye, akararama akareba mu ijuru akabona umwana w'intama w'Imana ngahagaze uburyo bw'Imana, akavuga ijambo rikomeye bamusekuye ibuye ryo muri Nyiramivumbi, akahita avuga ati ubababare ntago bazi icyo bakora. Urabona mwakwicarana, wowe umuntu aragukandagira kuri petit barriere ariko nta biso kigira, ukahita wibuka ko hari koce. Urabona mwakwicara hamwe n'umujinya wawe. Urana wakwicara iruhande rwa Esteri wa mukobwa we wanze gukura ibyinyo umwana, kandi yarabonye uburyo bwo kuyarandamuramo. Ubwo urabona wakwicara iruhande, haleluya, urana wakwicara iruhande rwa Petero babambye acurana. Urayabona ukakimira cyose, ndavuga icyacu. Imana iraguha pasi y'agafuka k'umuceri venise kukayihekenya wenyine, arangiza ngo uzicara iruhande rwa Hana wihangane. Ufite inzu y'ibyumba 7 na salo, 2 na salo, 3 na salo, umwaka ugashira ntawe ucumbikiye, warangiza ngo uzicara imbere. Harya ngo imbobo zakwiba wayicumbikiye se, imfunguzo ukazirana no ku musego ukanayirarira, mu gitondo ikabyuka icaho ukazibuka Imana ko ayicumbikiye ukanayirarira. Irange ryawe se reka da, aya makara wakora byose ngo urusengero ruba rufunze, wazaje ugapfura ibyatsi. Ubwo urabona uzicara hehe ko ari inyari imirimo, ko hafi uzicara ari muri rompu irayo hepfo cyangwa tamutamu kariho uzicara cyangwa hehe ntago mpazi. Hafi uzicara ni kuri Nyirangarama. Ariko muhumura bera tuzataha. Kandi reka nkubwire, iyo tugeze ku mirimo ujye ukora imirimo nk'uzapfa ejo, kuko imirimo yose izaheshwa agaciro n'umurimo wanyu. Cya gatatu kinezeza ni uburyo nzahura n'Imana ndi kuyitegereza ikambona ngikayita iturika igaseka. Ngo reka mbabwire, uwo munsi nibwo Imana izaseka, izanyitegereza yita indeba gogose. Gogose murazi Samani,
ni Nyabugogo ihita indeba ndi gucoma, ibona narakijijwe, ibona narihanganye, ibona ndi umukozi w'Imana, ivuga ngo Imana ishimwe ko Teujeni anesheje. Irebe Suzana na Karoli na Nyirambegeti, ivuga ati Imana Nyirambegeta aranesheje koko. Nakwejo winga kuri tamu na harahakwebye paka ageze mu ijuru ngo iturebe turikiseke, inezezwe ko hari abanesheje. Ngizaseka igitwenge cyitwa guturagara, igibura uko yifata. Yo iyitireba umupfakazi utariyandaritse ati nawe yaje disi. Ngiseka itemba kare kwikaruma biyinanira, nibiyinanira ngiyiti dutekenikira mu kuririmba. Mbese ngizaririmba kubera ibitwenge byayibanye byinshi. Ariko haleluya. Ngo kandi muri icyo gitaramo tuzafatanya nayo kuririmba. Ngo hazaririmbwa indirimbo ebyiri, ngiya Mose n'iy'umwana w'intama w'Imana. Ariko haleluya. Iya Mose izaba iyobowe n'imiryango 12 ya Isiraheli, indi iyobowe na Jesus, abacungujwe n'amaraso y'umwana. Nukuri ntajwi ngira kandi ntago mwandenganya. Mwarepetaga ndi gucoma, murumva mwandenganya? Ntajwi ngira, ariko uwo munsi nanjye nzaba mfite ijwi, nzatitiza uko mbyumva. Ariko reka mbabaze undebere ngo imyanya yose iba muri korali Imana izayikubira. Ubu perezida, ubu visi, ubu dirija, kwantona byose izabyikubira, kuko irabizi ko ikoza amatora twamaranirayo. Niyo mpamvu imyanya yose izayikubira. Umwanya idakeneye n'umwe, umwanya wa discipline w'ikinyabupfura ntawe ukeneye, tuzajyayo tucyujuje. Oh haleluya. Ariko ndebera Imana iri kwantona, urabona naburijwe koko ari nayo iri. Muntu utazajyayo uzabona. Yesu rero agiye kugenda aca umugani ngo abakobwa bangahe? Natangaye, nta mufiyemeri urimo, nta n'umudamu urimo cyangwa umugabo. Afata urugendo rujya mu ijuru arugereranya n'umukobwa utegereje iki? Umukwe. Ngo 5 bari abanyabwenge, ngo abandi 5 abapfapfa. Ndaza kuvuga ibintu bigeze kuri 5 bose bari basangiye, ari abanyabwenge, ari abapfapfa. Ubundi dusenga Imana tuze kureba itandukaniro ryabo muri iki gitaramo cyiza cy'ububyutse kivuga ngo yewe usinziriwe we byuka uzuke, Kristo abone uko agira gutera. Jambo rya mbere nihuse tubonye ko bose bari abakobwa. Jambo rya kabiri ngo bose bari bategereje. Jambo rya gatatu ngo bose bari batwaye amatabazi, bose bari abagenzi. Jambo rya kane ngo bose barahunikiriye, abanyabwenge barahunikira, hari n'abapfapfa barahunikira. Jambo rya gatanu ngo bose barasinziriye. Natangaye, narinzi yuko abapfapfa ari bo basinziriye, abanyabwenge wenda barahunikira ariko ntibasinzira. Ngo nabo bagize gute? Barasinziriye. Ahantu wagira ngo dusengere tuganirira ahangaha, naje gusanga ikibazo atari ugusinzira, ahubwo ikibazo nicyo wasinziranye, kuko icyo wasinziranye nicyo ukangukana. Ikibazo si corona, ikibazo nicyo winjiranye mu bihe bya corona, kuko icyo winjiranye mu bihe bya corona nicyo wasohokanyemo. Ariko haleluya. Kanatanga ndimo mbitekereza usanga nta muhanga mu gusinzira, avuga ngo nge ndi umukomando, ndi umuparakomando, ndi marine, mara amasaha 2 mu mazi, ngo nge ndi umujepe, reka ndyame nk'abajepe.
umujepe n'umudaso baryama kimwe. Umupilote n'umunyonzi baryama munsubize baryama. Umufundi n'umuyede baryama. Dogiteri n'umutayeri baryama. Perezida na dirija baryama. Diakoni n'umunyagice baryama. Kandi ibimenyetso byo gusinzira ni bimwe nuko ugona. Kandi kuva naba sindabona umuntu ugona mu kinyabupfura. Nge mvuye kwiga mu Bwongereza reka ngone mu Cyongereza. Abantu bose bagona. Munyemerere mu buryo bw'umwuka uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Mu yandi magambo ntawe utasinzira. Ntiwakwangwa n'igihe imyaka waba umaze mu gakiza. Ntawe utasinzira. Ndavuga ibintu bigeze kuri 3 ushobora gutuma abagenzi basinzira. Ntabwo twakubwira ngo byuka tutakubwiye ibyagusinzirije. Mani baho umugisha mwahisemo teme nziza. Yewe usinziriye we byukuzuke. Hari n'abasinzira bahinduka imirambo ariko ubwo bakibasha kumva hari n'amahirwe yo kuzuka. Jambo rya mbere rishaka gutuma abagenzi basinzira ni ugutinda mu bigeragezo. Munyarwanda yaravuze ngo urushize kera ruhinyuza intwari. Nyiraha ndagusenge wowe waje muri iki gitaramo data gutabara utaraseba. Babyumvisha Imana ibaha umugisha. Data batabare mutaraseba. Urushize kera ruhinyuza iki? Narindi muri Bibiliya genda ndeba abantu basinziriye kandi n'abantu Bibiliya ishyiraho akadomo ikavuga ko ari intwari. Mu Isezerano rya kera nahasanzwe uwitwa Eliya. We n'umuriro babyumva kimwe. Uyu muhanuzi ntarindira kujya kurahura pfa kuba umucokoje umuriro ahita awumanura. Ariko Eliya muramwibutse ku musozi Karumeli ahitana 850 ba Bali n'abashera. Muramwibutse oya muramwibutse ajya ku mwami guhagarika imvura. Imana itamutu yakoresheje impano yitwa kwiyumvamo. Arareba asanga Isiraheli bakabije kugwa mu byaha. Ibyaha bimaze kuba byinshi. Aravuga ngo ni iki cyaba gituma ibi byaha bigwira? Aritegereza asanga ni ibyaha by'umurengo w'ibiryo. Mbabwire yuko hari ibyaha bituruka ku biri mbese kuko umuntu yahaze. Hari ibyaha bituruka yuko umuntu mu nda harimo akantu. Warwana ushonje se? Cyo ni icyaha cy'umurengo w'imvange. None se wasambana umaze iminsi n'utarya? Umuntu wishwe n'inzara amaso arameneka yanareba ukagira ngo ari kurunguruka. Uramuntu ari guhengereza iki? Ntacyo ahengereza, hari amaso yamenetse. Undi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Inzara murayizi? Inzara iragusekura. Hari abavuga ngo isa umuhondo, ngo isa icyatsi, ntabarigira. Ubundi biterwa nawe uhagaze. Ariko inzara ibamo amoko 3. Ubwoko bwa mbere ni umuntu ushonje. Yabuze uko ajya kurya, nabona akanya arajya kurya. Uwo muntu arashonje ariko arabifite akazi kamubanye kenshi. Ubwoko bwa kabiri ni umushonje. Afite ibirayi n'ibishyimbo na kawunga na dodo. Ariko asonzeye ifiriti na mayoneze. Iyo atashye ubukwe akabona igishofe n'ikifiriti, gahunda ari ukwiyarurira. Kandi ari ku murongo atangira kwatura ataragerayo. Ati Mana wihangane ndayarura. Akajya aganiriza uri inyuma yakongera agatera ikijisho ku gishofe n'ikifiriti.
kigira imbere gato mana ndayarura rwose wihangane ndayarura. Iyo imbere ye hari batatu ajyana akaboko isahani akaba yizanye kandi ataragera akajya aganiriza uw'inyuma ye, ariko ubu bukwe ni bwiza abana, akongera akigira imbere. Ni umushonji, hari ibyo afite bimurengera ariko hari ibyo asonze. Neno hari n'amasahani bazanye yuzuye ibisitaza n'ibicumuro ameze nka sede, mware yabonye aya masahani nayo ni danje. Ariko yahuye n'abashonji b'abahanga mu kwarura, ayiterura igaramye ityo, kayita yibara kabati ndayarura tu.